Ngiye nyine ukuntu byagenze hari umukobwa nyine twari duturanye muri quartier yanzanye Nyamirambo ambwira ngo nta hantu ho kuba mu nzu ngeze Nyamirambo nsanga no kurara hanze nyine ibirara byabo mageze biramatiriza kunywa ibiyobyabwenge nisanga nanjye nanyweye nyine ibiyobyabwenge iryo joro nabinyweye niryo joro nyine ngiye natwitiyeho kuri ngiye kurya ku munsi byabaga bingoye kurusha ibindi bintu byose. Ari mfite mama na papa. Papa wanjye nyine kubera ari umuntu ugira amahane yagiranye amakimbirane na mama biba ngombwa yuko umwe muri bapfa mera arapfa. Uwo muntu se yaguteye inda wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 16 ku mwana wanjye agize 2. 16. Ngiye nyine ukuntu byagenze Yes, ndi kumwe na Abdul guturuka Delicious Cafe, ngendi Isa guturuka Lagos na Miguel behind the camera guturuka Lagos. Turi kugenda dutembera ku mihanda tureba abantu baba batabashije kubona icyo kurya, baba badafite icyizere cyo kuba babona amafunguro, tugende tubafate tuberekeze kuri restaurant barye. Abdul aba yatetse neza. Tubegere tubabaze uko bimeze, tubabaze impamvu bari hariya. Tubabaze life kwimeze nimba babashije kubona amafunguro batubwira umunsi wabo ko wagenze kugira ngo tubegeranye n'abandi twagiye tubona. Yes, tubabaze uko byabagendekeye. Nyiriwe. Sister bite? Chance. Hanyuma ko mwicariye hano mucuruza amakara, mama nana abareba ibintu by'amakara. Abakoboyi basyaga kopa bakaza kuzitwikira. Yes, hanyuma aba basista mbagezeho hano. Sister ubuso uyu munsi mwabonye icyo kurya? Wapi ntabwo turarya. Ntabwo murarya? Ko mwatinze se? Twagiye guhiga turaburirwa. Mwahize biranga? Muhigira hehe ubundi? Tuhigira hano muri quartier. Nk'ibiraka byo kumesa cyangwa umuntu bitewe n'ukuntu tuba tubaye imyaka myinshi hano nk'umuntu akakwizera akagusigira urugo rwiwe yataka guhemba. Nabonye mufite abana, ubusa abana mubagaburira gute nimba nta kintu mwakoze? Ya nta kintu twakoze nyine umwana iyo ashonje cyane ni ukumuha amazi cyangwa ukamwotsa akagarura akabaraga. Ubusa amashereka ubu yafite kandi ntacyo wariye? Udukeya tuba turimo. Hanyuma se ubu wabajyana ahantu mukarya mwabyakira gute? Mwamutugiriye neza twabashimira. Ubuse mu myambaro ndabona imyambaro murayifite da? Ubuse imyambaro mujya mugura imyambaro mishyashya nyuma y'igihe kingana iki? Ntabwo tujye tugura imyenda. Muyikura twebwe n'abaturage babona ko umwenda tuwumazemo igihe kandi turi abakobwa kandi umukobwa yatinze mu mwenda igihe azana indi mpumuro itari nziza baduha imyenda nyine tukajya koga kuri mazi. Muri wa mugezi? Ubwo se ubatwaye uriya mugezi nta base mugira? Nta base tugira hano ku muhanda. Tugira akabido niko dukoresha. Wabajyana ahantu mukarya mwabyakira gute? Mwamutugiriye neza twabashimira. Bamuhaguruke tugendere. Hanyuma aba bakobwa ni bamwe mu bo dusanze bari ku muhanda nta cyizere cyo kurya bafite, ariko tugiye kujyana dusangire ibyo twabashije kubona kugira ngo nabo umunsi wabo babashe kubabera umunsi mwiza. Nikibonye neza nabashimira mwakoze kuri ngiye kurya ku munsi byabaga bingoye kurusha ibindi bintu byose. Kurya ku munsi birakugoye kuruta ibindi bintu byose? Kubera iki bikugoye? Ngiye hari umukobwa twabanaga w'inshuti yanjye ufite akantu ko gukora nyine ncuruza imyenda, ariko ejo bundi nyine baranyambuye biba ngombwa yuko mba mbihagaritse nyine nta n'ikindi kintu mfite cyo gukora nyine nta gishoro mfite, ariko nyine ngiye ikintu numvaga ko nifuzaga ko mwamfasha ni ukunshakira icyo gukora ngafasha umwana wanjye. Umwana? Ufite umwana? Umugabo se?
njye nakuriye mu buzima bwo ku muhanda, umuhungu wanteye inda baramufunze, ntabwo muzi. Ntabwo muzi? Ndamuzi ariko namperuka kera nyine ngitwite. Kuva wabyara ntiyongeye kumubona? Yego. Bishoboke kuko njye ntabwo ndajya kumusura, ntabwo njya kumusura. Yaravutse 2009. Ufite imyaka 19? Yego. Uwo muntu se yaguteye inda wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 16, ku mwana wanjye agize 2. 16. Njye nyine ukuntu byagenze, hari umukobwa nyine twari duturanye muri karitsiye yanzana i Nyamirambo ambwira ngo ni ahantu ho kuba mu nzu. Ngeze i Nyamirambo nsanga ni ukurara hanze, nyine ibirara byabo mageze biramatiriza kunywa ibiyobyabwenge, nisanga nanjye nanyweye nyine ibiyobyabwenge. Iryo joro nabinyweye, niryo joro nyine ngiye natwitiyeho, ariko sinabimenya nyine hashira iminsi. Ntashye mu rugo nyine bakimenya ko ntwite, birangira nyine ngarutse mu muhanda ndahaba ndinda mbyara. Umwana nyine wanjye nyine n'uriya arahakuriye. Wabaye mu muhanda ubu ngubu? Se dusangiza ubuzima bw'umuntu wo mu muhanda baho gute? Ko abantu benshi bibera mu bipangu mu ngo, ntabwo bazi uriya muntu wo mu muhanda arya ate, aryama he, yambara imyenda akuye he? Njyewe mu muhanda uburyo mbayemo cyangwa se uburyo mbayeho, njyewe nyine iyo wenda umuntu aciyeho wenda akangirira impuhwe nyine akampa nk'ijana ndaribika, yagwira nkavuga ati nkareba undi muntu nyine dufatanya kugura ibiryo nyine byo muri resitora biba byasigaye, tukabigura nyine tukarya, na nijoro nyine bikagenda gutya. Kuko ibyo biryo by'aho ngaho muri resitora ntabwo biba bihenze, biba bigura 500. Imyenda yo kwambara ndeba nk'abakobwa nyine bakora nko mu rugo bakanyihera nyine imyenda yo kwambara. Umwana nyine n'abamere nabo bagenda bamfasha bakampa imyenda yo kwambara. None se uba icyizere cy'ubuzima bwawe ubona bwerekeza hehe? Ufite icyizere ko ejo hazaza uzaba ubuzima bwiza cyangwa uzaguma mu muhanda urinde usaziramo? Oya, ngenda gifite kuko njyewe ntabwo ikintu kintegeka njyewe ngomba kugitegeka mu gihe nyiriho cyangwa se ngifite ububasha bwo kugitegeka. Kuko nimba narabyaye mfite ubushobozi bwo gutekereza, umwana wanjye ntabwo aragera aho yitekerereza. Nese ubu nk'umuntu uba mu muhanda ntabwo uba ufite bw'umutekano wawe, se bwo ntibagutera indi nda cyangwa wajya mu buraya? Kubera ko njyewe nabyariye Kacyiru kuri polisi, kubera ko njyewe ntari mfite imyaka yuzuye, njyewe nyine bahise bancira amaronapo nyine nyibamo, ariko nyine njyewe ntabwo njya nigurisha kuko nta muntu wapfa kungura mfite umwana, kandi nanjye sinapfa kubyemera mvuga ko nifite umwana. Ubu urubyaro warufunze burundu? Oya, ntabwo ari burundu. Njyewe ni mu gihe cyo kwirinda yuko wenda niyo nanatusha wenda najya mu buyobe, ku buryo wenda natatwara iyo nda yindi natateganyije ngatwita, kandi n'undi nawe nta bushobozi mfite buhagije bwo kumurera. Hanyuma se ubu wabasha gukora iki n'uwabasha kugufasha yagufasha iki? Njyewe mbere nkiri umukobwa nari narize umwuga wo gusuka, nawize hariya sepaje, niho nigaga gusuka. Hanyuma n'icyo wabwira abadukurikiye wabasaba iki? Njyewe ikintu nabasaba pe, nta bushobozi mfite bw'ejo hazaza bw'umwana wanjye bw'uko yakiga, nta bushobozi mfite, kandi agiye kuzuza imyaka 3, ngomba kandi kumushyira mu ishuri. Nimba njye natarize ngo ndangize, ariko maranira yuko ayo mashuri umwana wanjye yayiga akarangiza. Uramutse ubonye umuntu ugufasha kwishyurira umwana wa amashuri byagushimisha? Byanshimisha cyane birenze uko njye mbitekereza, cyangwa se uko we yakumva ko namushimira. Ufite imyaka 19? Ubwo wavutse ryari? Muri 2002. Muri 2002. Hanyuma se ukora iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe nikorera ibiraka nyine bisanzwe, nko kumesera umuntu cyangwa kumusigarira ku rugo, yatari mugoroba kamembe. Ibiraka byo kumesa cyangwa gusigarira abantu ku rugo. Hanyuma uyu munsi byari bigeze mu masaha ya saa sita utararya, wari ufite icyizere kuri burye gute, bigenze gute? Byari byarangiye, nari nzi ko ndi burye nimugoroba. Wari wamaze gupanga kuri burye nimugoroba? Hanyuma duciremo ubuzima bw'umuntu ushakisha bikagera amasaha yo kurya ntacyo kurya afite, kugira ngo babandi baba babibonye bumva ububabare bafite, n'ejo nibashaka kumufasha bamufashe bari mu mwanya we. Njyewe ikintu namubwira ni uko
ukageza nko mu ma saa sita nta kintu urabona, inzara ikagukubita bikaba ngombwa yuko nyine bitewe n'ukuntu n'umuntu aba anywa n'itabi wanywa ifegu ukugukitsa imbaraga, ibyo guhiga ugahita ubyihora nyine ukicara ahantu bitewe n'inzara uba ufite, ariko ntabwo ariko bigenda buri munsi, rimwe na rimwe. hanyuma sisita kuki unywa itabi kandi itabi ryica ubuzima? niyo mpamvu n'itabi nyine narerewe muri aruferina, navuyeyo hari umukobwa nyine twiganaga aranshuka ndahatoroka aho bita kwa Diriza, nahavuye mfite imyaka 8 arazana Nyabugogo, nawe Nyabugogo nyine nahuye n'abarara baho batoya turi mu rugero rumwe n'abaturuta, kugira ninjire iseta nyine baramwita ngo niwe kore nyine n'itabi, mpita mbinywa gutyo. nuko watangiye kunywa ibiyobyabwenge. hanyuma uza gukura, wageze Nyabugogo ufite imyaka 8, ubwo wahise uba marine. Nahise mba marine. hanyuma waje kuhava gute? uyu munsi uba hehe? ukuntu naje kuhava nyine haje kuza umumetiresi bita Dakiga, aravuga ati abana bashaka kwiga bakiri bato nibaze tugende nyine tubajyane mu ishuri. nanjye ngenda muri abo bana nyine twabanaga ku iseta, batujyana ahantu bita Nyiragiseke, buri muntu nyine amara y'amezi 9 bakamucyura. nyine njyewe kuko nta hantu nari mfite ho gutaha, bambaza amazina y'ababyeyi banjye nayo nzi, ndababwira nayo nzi, banyura ahantu nyine ku muntu w'umugabo nawe abana be baragiye kwiga hanze. icyo gihe nari ngeze nko mu myaka nka 13 kuko nabaye mu muhanda igihe kinini. uwo mugabo turagenda hariya mu Gasyata mu Rubona, turabana akazajya ajya ku kazi, yava ku kazi akava ku kazi yanyweye inzoga nyine akifuza ko turyamana. njyewe nyine bitewe n'ukuntu nari niwe nk'abahungu nkamukatira nyine birangira amavuye nsubira mu muhanda. hari umuhungu bita Mabonye, niyo wanyweye mu Bamansera, nagiye kwaka ubufasha nyine ngo banshyire mu ishuri hano i Nyamirambo. Musaga nyine arambwira ati muze ngwino tujyane ku iseta, ari kumwe n'undi mukobwa bita Rachel. kera tuba tuzanye hano i Nyamirambo kuri Tamutamu, mitaguma nyine no ku iseta yabo kuko ho narahaje nsanga hano kuri Tamutamu niho babahaga umusigi kandi byabaga bitandukanye n'ibya Nyabugogo, mitamaguma gutyo. hanyuma ubu hano ku iseta si iyo byaciye mubona amafaranga angahe? iyo hano ku iseta nyine umukiriya ashobora nko kunyuraho akandeba agakunda umwana wanjye, cyangwa wenda akabona ubuzima ndimo ntabwo bushimishije, akaba amaye nk'icyo 1000 nkahita njyaho senyisa, tugahita duteranya nyine n'aba ngaba turabana ku iseta, tukagura umusigi wenda bitewe n'ukuntu twateranyije, ayandi nakayabitsa. hanyuma se ubona icyizere cy'ubuzima bwawe gishingiye hehe? ubona ejo hazaza hawe hameze gute? nshagiye nyine bitewe n'ukuntu nta muvandimwe n'umwe wanjye nzi, navuye muri aruferina nayo iyo musaza wanjye tuvukana turi impanga, kuva n'icyo gihe ntabwo ndongera kumubona kubera nta n'irangamuntu ntacyo, nyine njye mba numva sinzi nyine sinzi amaherezo yanjye. nta cyizere cy'ubuzima ufite? nta na kimwe usibye nyine kubona ibyo kurya ku munsi umuntu akaryama bikarangira. ni ukuvuga ngo ababyeyi bawe se byibuze wigeze umenya amahirwe yo kubamenya? nta n'umwe nzi, nta n'amazina yabo nzi, kuko nigeze kujya ku ishuri umwana twiganaga azana ikijumba, kuko mu kigo nta bijumba twaryaga. nubwo hasi iki kijumba ko kiryoshye, ninde wabitetse? ngo ni mama. ndababara cyane, ndavuga ati se kuki natigeze ngiye mpamagara mama, kuki cyangwa ngiye natigeze ngira mama. naha nyine ndi kurira mbabaye cyane, ngenda mbaza mansera wanderaga, kuko mu kigo buri mwana aba afite mu mansera umurera. maze ati se mansera mama wanjye yagiye, nangije arambwira ati mama wanjye yaratubyaye njye na musaza wanjye cyari baramuroza arasara aragenda dutanga nyine mu kizu cya semisiti ahantu bita ku Kabasazi Cyangugu. ngo bamarayika murinzi nibo batwifashe batujyana muri aruferina. nibyo byonyine yambwiye, n'ibyo nibuka. ashobora kuba yarambwiye n'ibindi ariko kuko nari umwana nkabyibagirwa. hanyuma se uyu munsi ni iki washaka kugufasha? wenda twe ku wa gatatu no ku wa gatanu uzajya uza urye hano, wenda tuzagira n'igihe cyo kubashakira imyambaro, ariko se washaka kugufasha birenzeho kugira uve mu muhanda yagufasha iki?
Njyewe ikintu umuntu yamfasha, ikintu cya mbere numva nifuza ni ukubona irangamuntu, kuko mba numva nafite irangamuntu nta na kimwe mba mfite mu buzima, kuko hari igihe nyine abana tubona ku muhanda bafite ababyeyi banyereka irangamuntu, nyine wumva agahinda karanyishe. uramutse ubonye irangamuntu nyuma yaho wakora iki? Ndamutse mbonye irangamuntu no guhita nshaka akazi, kandi mba mfite icyizere cy'uko natakabura afite irangamuntu. Ufite imbaraga zo gukora ntabwo? Imbaraga ndazifite, ndacyari mutoya. Ese ko nta muntu ugira irangamuntu itagira ababyeyi? Irangamuntu bazandika ko papa wawe yitwa nde cyangwa mama wawe yitwa nde? Nanjye ntabwo nzi amazina yabo. Tuzakubariza ubuyobozi inzira bicamo. Hanyuma ubu ni iki aka kanya wabwira abana bari mu buzima nk'ubwo urimo n'uyu munsi? Ni ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa nabaha, ibijyanye n'ubuzima bwe, babayeho nkawe, babayeho ku muhanda badafite icyizere cyo kubaho. icyo nyine ngiye nababwira ni ugukomeza nyine bagahatiriza bakiremamo icyizere cy'uko hari igihe kizagera ubuzima bugahinduka. Nta kindi nababwira. Hanyuma reka tujye no kwa mugenzi wawe. Afite imyaka ingahe? Afite 20. Imyaka 20. Ubwo wavutse ryari? Muri 2001. Hanyuma wowe ukora iki? Wahehe? Ba mu muhanda. Ba mu muhanda. Nawe uba mu muhanda? Ariko iyo muvuze ngo muba mu muhanda ntabwo byumva. Ubu bahehe? Iyo myenda wambaye barayikuye he? Hari igihe nk'ababosi baducaho batwikunda akaba yaguye ibicarije ukajya kimisagara ukazana akenda gaciriritse nyine ukaba ukambara. Iyo umaze kukambara se ugakuyemo ukabika ko mugiye kuba ku muhanda? Ugashyira nko mu gafuka ukajya ukagendana nyine. Ushyira mu gafuka ukajya ukagendana? Kuryama se ukaryama hanze, ukaryama hanze cyangwa mu biraro cyangwa ku miryango y'abaturage. Ubu buzima wigezemo ufite imyaka ingahe? 19. 19. Ubu umaze umwaka umwe uba muri ubwo buzima? 2. Hanyuma mbere y'uko uza muri ubu buzima se byagenze gute? Byatewe n'iki? Njyewe mbere y'uko nza muri ubu buzima iwacu ni Rwamagana, nari mfite mama na papa. Papa wanjye nyine kubera ari umuntu ugira amahane yagiranye amakimbirane na mama, biba ngombwa yuko umwe muri bapfa. Mera arapfa, papa ahita ajya i Bugande. Urebye njye ntiyananyemeraga, ajya i Bugande nyine. Yagiye turi abana batoya, yagiye mfite imyaka 9, yari mfite imyaka 9, musaza wanjye afite imyaka 6. Mbanza kuba kwa shangazi, nareba ubuzima turimo no kwambara, nubwo twaga kwa shangazi byabaga biri kutugora, ari ukwishakishiriza. Ndavuga ati ariko ubundi wajya nko gusaba akazi ko mu rugo i Kigali sinakabona. Umuntu umukobwa w'inshuti yanjye wari waraje i Kigali nyine nzana i Kigali, ndaza mwasabye barakanywa ko ntarangamuntu nyine ngira. Ndavuga ati si ubwo mbuze akazi nta n'itike mfite ngo ntahe. Nubwo naje nyine ngeraho abangaba baba bari, ndavuga ati nanjye rero barambwira bati hano ni ku iseta ni mu barara, ahubwo nyine uriga imico yaho ujye wirarira ingangi uko turiye urya uko. Nanjye ndavuga ati nanjye reka nihereze nyine mpagume. Nese ko ukiri umwana mutoya uracyafite imyaka 20, utangiye kuba ubuzima bwo ku muhanda, uri umukobwa, ejo bundi nta bwoba ufite ko bazaba baguteye inda nawe ukabyarira ku muhanda? Ubwoba bwo mba mbufite ko ejo nanjye nayitwara amabyaro. Kandi urumva mbyaye n'ubuzima ndimo na musaza wanjye ni mutoya, byaba bingoye cyane. Bibaye bibi cyane. Nese ubu ufite ni iki cyifuzo washaka kugufasha kugira ngo akurinde ibyo byose utazabyarira ku muhanda? Yagufasha iki? Icyifuzo cyanjye nko gushaka irangamuntu. Ababyeyi banjye ndabazi, n'imyaka yanjye ndayizi. Ikingora ni ukujya mu cyaro nyine ngo njye kuba nabikorera mu cyaro, byo birangora cyane. Ikintu nasaba kunshakira nk'irangamuntu, kuko nabonye irangamuntu ako kazi ko mu rugo njye nagakora kuko nagashobora, cyangwa nkaba nabona n'akandi. Uri kumva nanjye mbonye ako kazi najya mfasha na musaza wanjye mutoya.
ubu se ubonye umubyeyi uracyari umwana ubonye umubyeyi ukwakira akakurerera mu bana be akakwishyira mu ishuri usegeze ugera mu ishuri nagarukiye mu wa gatanu. mu wa gatanu pirimeri ubu gusoma no kwandika urabizi neza ndabizimo gakeya ariko ubu ubonye umubyeyi akagufata akagushyira mu rugo akakwigisha akakurera nk'umwana we wabyemera waba umwana muzima se ukitonda cyangwa hari imico wigiye ku muhanda aho ngaho yatuma munanirana iyo wenda irahari ariko umuntu yagerageza kuyikuramo. hanyuma abantu baba ku mihanda ko banywa ibiyobyabwenge nawe ujya unywa ibiyobyabwenge ndabinywa sigara. ibiyobyabwenge bigufasha iki bimfasha iki ntacyo ni ukumva gusa ndi swingi nkumva ngize nk'imbaraga no kugira ngo nyine abarara batanyinuba ejo bakatangira bakankubita nyine nanjye ubwo kugira batankubita ndabinywa kugira nyine bikugira umuntu nawe ufite confidence kugira babone nyine ko nanjye ndi kumwe nabo. gusa nk'ibiyobyabwenge unywa ni ibi yewe itabi yonyine n'ibindi bitatu urumogi sigara sigara gusa mbese wazayiretse ko yica ubuzima sigara zayireka